nataka hii nguo yake ya juu. Unataka hii mwenda? Mwenda. Au kuremo? Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo mwendo hii. Kuremo mwenda. Madarina nde mukaberwa. Aha, uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje? Ukore vuba. Aho dusanga ni? Aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje. Kano kanyu gahita unyitaba. Rurahakugeza. Urahagera wagera ku irembo nk'umushitsi. Turakwakira. Waramuroze. Ngwino rero. Kano kanya tukubona hangaha. Niko nibirenge se. Yabaye nkada. Yego musheke. Ujute icara apfukama aho ngaho. Epfukama aho ntuyegere. Ibirozo ufite byarakumugaje. Bikuvamo bijya mu bana. Ariko imbaraga zishika ikiringo cyiza kinyagere vuba. Ni bano. Asante sana kwa kusaidia. Abantu babansayidira bafite imbaraga bakamfasha rwose. Uriya mukecuru warusanzwe umuzi uriya mukecuru? Nari muzi, namubonaga n'umuturanyi tunamwisanzuraho, ntabwo nari nzi ko ari wakora ibi. No mu bantu badufashaga yararimo. Yajyaga gufasha se nk'ibiki? Ahubwo umenya yabyongeraga. Majina lake ambayo ameandika. Amazina yeye walimo yandika. Alafu nikaweka dawa ikawaka moto ikaonekana mwanamke ameloga. Naonekana kama ni ule mwanamke tu ambao ndio amemloga. Muriuri? Yaani hakuna sio moto. Sio moto, ile ni dawa tu, lakini imetoka kwa sababu amelogwa. Tumeonyesha kwamba ule mwanamke ndio ame. Yes, nizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Highlights TV aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye mu migabane itandukanye y'isi dutuye ari mu gitondo cyangwa ku mugoroba bitewe n'ahantu ubuherereye. Tugaruka rero mu nkuru zitandukanye ngo maze iminsi mu bikurikirana kuri no televiziyo yanyu ya RIS. Dukora inkuru z'ubuvugizi ku bantu bafite ubabare runaka, bafite ibibazo runaka, kugira ngo uyu munsi niba umeze neza uje kumenya ko ejo n'ejo bundi ibintu bihinduka, ubuzima bugahinduka, kugira ngo nubona hari icyo wafasha uwo muntu ubona ubabaye uze kuba wamufasha. Niyo mpamvu rero twagiye dutembera dushaka abo bantu nyine muri izo nkuru tuba tugomba kubagezaho umunsi ku munsi, nkuko maze iminsi munabikurikirana zo babona n'abandi bantu batandukanye bagenda baca kuri no channel. Uyu munsi hari umuryango twasuye ufite ibibazo runaka, uraza kuba bisobanukirwa mu kiganiro muri rusange. Turi kumwe n'umukobwa ariya, turaza gutangira tukubwira wibwire abadukurikiranye. Umeze neza? Meze neza. Watangira ubwira abadukurikiranye uri amahari muri kamera? Nitwa Twibaze Solange. Solange. Solange urongera ijwi? Nitwa Solange. Witwa Solange. Turi kumwe kandi hano n'umujene. Umeze neza nawe? Meze neza. Witwa ngo iki? Witwa ngo iki wowe? Ntakirutimana Madede. Ufite imyaka ingahe wowe? 40. Hanyuma Ntakirutimana Madede umupfana iki? Ni musaza wanjye. Musaza wawe afite ikihe kibazo? Afite ikibazo cy'uburwayi tutazi ubwaribwo. No burwayi amarangiye kingana cyose? Umaranye nk'imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice arwaye. Mwamujyanye kwa muganga se mwumva arwaye iki, afite ikihe kibazo? Twamujyanye kwa muganga ahantu henshi hatandukanye, ariko twabuze indwara. Nabuze indwara. Uba wumva umeze gute wowe? Numva mu buzima nta kigenda. Numva bega nta kigenda. Kurya ubuzima busanzwe ubwubaho ute? Ubuzima busanzwe nyine nuko niberaho. Nuko nguko nyine nuko ubona bwije nkabona bukeye. Ubwije bugacya nta kindi bwo no gushimira Imana nk'icecekera. Ufite imyaka ingahe? 40. Ufite nk'ibiro bingahe? Ufite ibiro bingahe? Ntabwo narenza nka 35. Ubwo duheruka kwa muganga yari afite ibiro 29. 29. None se ko muri ubwo buzima ubushobozi bwo kujya kumuvuza urumva abantu bose batandukanye byari byose bamukeneye amafaranga n'ibiki, byo ntago bagora? Byaratugoye cyane. Abaturage bakagenda badufasha,
aho dusenga ariko nyine bigeze aho nyine biratugora tumwicaza aha ngaha tugurisha n'ubutaka ariko hari umuntu bari baturangiye umenya umunsi ari buze ahubwo nababonye ngira ngo nimwe ntabwo nari nzi ko mwari abanyamakuru. Ubu wese ni wowe n'uyu ni ababyeyi mugira bimeze gute? Ababyeyi barahari ako muri aka kanya ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe. Ubwo mwagurisha isambu muramuvuza mwamuvuje he na he? Mu bitaro nyine kwa muganga mu baganga ba kizungu babura indwara. Ntabwo mugize mumujyana mu Binyarwanda se? Mu Binyarwanda twaramujyanye ako biranga bakagenda babura indwara nako ako ari uwo dutegereje. Niyo mpamvu nabonye numva ngira ngo ndasubijwe. Mwavuganaga ariko mutabazi? Ntabwo umuntu wamuturangiye ako turamutegereje. Ntabwo ari twebwe rero twajuje gukora inkuru ubwo wenda wategereza wenda n'ubutaha wenda ushobora kuzabona ariko umuntu yakibaza nyine ubwo burwayi bumaze imyaka yose n'ubushobozi buba bwarahagendekeye. Ubusanzwe wokora iki? Ubusanzwe nkora akazi kose mbashije guhura nako. Umurwayi wese mu busanzwe uba wibereye mu rugo gusa nta bundi buzima ugira? Ahandi natemberera nibereye mu rugo paka bwije kakwira nk'iryamira. Ubwo buzima bwawe wiberaho? Ubwo buzima wiberaho? Nyine urabona ubwo ubashije kugira icyo aturusha aradufasha. Abantu batandukanye ubonye igikoma ubonye ibiryo akadufasha nyine. Uri uba yumva se gute wowe bumva babarahe? Wowe bumva babarahe ho? Nguvanga iki gice cyose nta kiribure hari igihe kigerayo ndi kuzuba hakibana nahaguruka nakandagira nkumva habaye beto nakwirya inzara nkumva simbabara. Ukumva ni nk'ikinya? Nkumva ni ikinya ku buryo nkandagira nkumva bekada nkabanza ngahagarara nkumva ikinya kiragabanutse nkabona gutambuka gatonekara ariko nyine nkumva ikinya byibura cyagabanutse. Sibe mu gihe kingana iki cyangwa mu yaye masaha? Ibyo ngibyo biza ryari? Bizi iyo nicaye umwanya munini cyane cyane hari igihe mba numva ntameze neza no mu buzima nkaba niyicariye ku kazuba nkaba nagira gutya ngashiduka nanasinziriye nakanguka nimba ari ukubera akazuba nakwegura akaguru wapi nkumva karapima nka tone. Ubwo rero ngasa nk'uweguka nkicara gasa nk'ukanyeganyeza hashira umwanya nkumva ikinya gishizemo nkabona guhaguruka ngatambuka. Kimwe nuko mpaguruka nahaguruka nkabura imbaraga nkongera ngasubira hasi nkagumya nkicara paka mbonye imbaraga ngafata imbago nkaba ariyo nzamukiraho. Ubuzima bujyanye no kurya se no kunywa? Kurya no kunywa sinjya nkunda kubishobora. Ikintu nk'ubu kintunze cyo koze gipfa kongera mu mubiri nkumva nta kibazo na amata nyabonye mba numva ari nta kibazo. Undi ubwo n'umuceri n'agasosi kandi ibintu byarahenze sinapfa kubibona. Umurwazi kubana n'umusore umeze gutya bikuvuna cyane urumva wenda kumukarabya kumutekera imirimo yose ni wowe biba bireba ntibikuvuna cyane sugo? Biramvuna ariko nanone ntabwo nabyinubira kuko ari musaza wanjye. Gusa mba nizeye ko tuzabona umuntu umuvura agakira. Wumva ufite ibyiringiro? Ubushobozi suko bumva nyine uteganya ntabwo aho hantu wagiye ujya kose bajya bagutwara amafaranga bakamuvura ntanakire ubwo ugifite ibyiringiro cy'uko aranda azajya bagakira? Baradutwaye menshi ahantu hose baturya amafaranga bakabura n'indwara ariko bazakira. Abantu wenda bazadufasha wenda bazagumya badufashe cyangwa tuzagerageza. Iyo umurebye se ayo watubwiye ko witwa ngo cyane? Nta Kirutimana Madudu.
urebye Madodo ukareba ukuntu ameze wenda ukareba no muri societe mu buzima busanzwe hari igihe nyine usanga umuntu nk'uyu nguyu yarwaye gutya na societe hari ukundi kuntu imufata ukabona nk'abaturanyi hari ukundi kuntu bamufata wowe umurebye ni ibiki bidasanzwe umubonaho cyangwa se muri societe rusange abaturanyi bamufata gute ukuntu ameze ntabwo yakicara mu bantu benshi kuko ntabwo bamwishimira kubera uko ubona umeze uko wenda urabona uburwayi bwaramurenze kari akaguru ke kajya kagera kakazana n'umwuka mubi ubwo rero urumva ntiyajya mu bantu benshi tuba turi kumwe ariko nyine n'ababashije kugeramo ntabwo bamwakira neza baramo abamwinuba n'abamwihanganisha muri societe se ho ntabwo baguca intege akabaye turiya muntu imyaka yose arwaye wumva atazapfa ntabwo byabura abantu baguca intege bo ntibabura bakubwira se ubundi amafaranga maje kumutaho murabona azakira wamuretse yaba ari upfa agapfa cyangwa yaba urukira agakira ariko ntabwo wacika intege ku muntu wawe uragumya ukagerageza none se abantu nyine bumva ko nyine bumva ni wowe ufite inshingano zo kumwitaho kumuvuza kumwitaho nyine ubwo buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu akibaza ababyeyi bawe uko umuntu yagira ngo nyine basa n'abaguteranye ababyeyi impamvu ntabwo navuga ko banereranye ntako batagize kuko iyo yikuye wenda kuba yagira ukuntu abona amafaranga akamfasha ahubwo barakuze nabo ni bakuru barakuze nyine ntacyo bashoboye gukora ntabwo ari umuntu wagenda ngo akorere 2 ngo akorere icyo 1000 none se iyo wirebye hari igihe umuntu aba mu buzima bubi akumva rimwe na rimwe ariyanze akumva arashaka no gupfa nta gihe cyageze ukumva uravuga uti ubuzima ahubwo mbayemo ko munabura utwa n'uwapfuye ntabwo bijya gukunda ko nshobokera ngo niyange ndavuga nti n'ubundi by'isi niko bimera kubera ko hari igihe ntambuka mu muhanda nkabona n'abandi bameze nabi nkanjye ba baganga twakubwiraga baraje wari ubazi se oya nuko wamuturangiye mbona bari kumwe okay uraho neza amakuru yanyu uraho neza yego umeze mute sawa ni sawa ngego bari bategereje se birashoboka kuba yaba ari twe bitwa mu cyuho nitwa Kizimana Lazaro abagabo muri kumwe abagabo ni bagenzi banjye dukorana nabo bakwivuga barahari Salama msafi. amakuru yawe bari gani Mzuri. nasemaje Safi tu. naitwaje Naitwa Lucas. habari mimi Salama kabisa. Jina langu ni Baraka. jina lako ni Baraka. kuna watu wicha ntabwo bavuga Ikinyarwanda nabo dukorana n'Abatanzania n'Abatanzania nawe niho uvuye kuri nagafuko oyange ndi umunyarwanda ese mukorana gute kandi bo bataba mu Rwanda hari ibibazo umuntu yumva biremereye noneho wajya gukora ukitwaza abagenzi bawe bitewe nuko hashobora kuvuka imbaraga ko bisaba imbaraga z'ikibazo huye nacyo mu gihe ugezeyo wagera wasanga bisaba imbaraga ukitabaza babandi muri kumwe uzimukorana bikurenze ubwo bitabaza abantu iyo bindenze nitabaza aba nukuvuga ngo nge mfite kureba ibibazo ko bimeze namara kubibona nabona hari izindi mbaraga zindenze nkitabaza babandi akantu umuntu bajya bavuga ko amasayi ngo ari abarozi mwana ntabwo ari abarozi ntabwo ari abarozi ahubwo ni abantu badufasha kureba kure uyu muntu ikibazo kibara kikubwiye ujukize bakimbwiye ariko ntabwo ni nakamubonye akagafuka suzanye ko karimo oya kanako ndarambikaho imiti kuko ntabwo wavuga ko wenda ahantu hose urahasanga ameza kanako ndarambikaho imiti ngaho gerageza turebe ko umuvandimwe yava baravuje byaranze ibyo yose nibaza nta kimwe turagerageza rwose ntabwo turi Imana ariko nayo ubwayo iradufasha abagabo se urabasemurira ko twebwe bavuga tutabyumva mfite umusemuzi ariko muri make bumvaho gake ariko mfite umusemuzi urajya babwira uburwayi mbonye bungiye kwitegura ndebe uburwayi bw'uyu muntu ngo witwarye ngwiki nitwa Kizimana Lazaro uturutse wowe nturutse Gatuna nturutse Gatuna ya Byumba usanzwe uri umupfumu se
ntabwo ndi umupfumu ndi umuvuzi. ese biba bitandukanye ibyo bintu? Biba bitandukanye. Wanakwica umuntu ariko? Oya namukiza ntabwo namwica. Kandi kandi yo guterengo yicareho. Kariya kangwa neza. Izi ntebe za kizungu. Bya Lazaro uko byifashe. Lazaro yo. Asa mbona nataka hii nguo ya juu. Unataka nini? Nguo ya juu. Shaka uende nguo hiyo. Oya. Mwezi ya mikono. Ongea mnano. Nataka hii nguo yake ya juu. Unataka uyu mwenda? Mwenda. Au kuremo? Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo mwendo hii. Kuremo mwenda. Kama kuna nguo nyingine ndani unaweza kaleta. Ati harimo n'undi mwenda mbere nawe yawuza. Sasa mtu ako hivi. Naye. Mnirashije jamani. Ni ngarashize. Uzima. Ubuzima ntabwo buba bworoshye kabisa. Bigora. Raza. Kunkangamo. Witwa nde? Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Madudu. 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 Kari mu mufuka mu gafuka k'umuntu. Murabura ibikira Lazaro we. Ndacyareba imiti reka ntunganye. Abantu ngo baravuje byaranze namwe nimugerageze turebe. Nge byari biri bwanjye ntabwo naza. Kandi witabaje abandi. None nta mbaraga z'umwe. Takavuna wa mugabo. Ngozero. Hagi kiruga. Unaga Kiswahili. Mzee weka hapo chini. Weka hapo chini. Sawa. Witwa nde? Twagira Yezu. Twagira Yezu. Cira. Twagira Yezu. Ibyawe byose nkabibona. Uburwayi bwawe bwaba ari uburajya kwa muganga ukajyayo. Bwaba ari ubwo ndi buvure nkabuvura. Ugakira. Yaba ari uwakuruza akagaragara ahangaha. Ntabwo nzaha nzongera kuhagaruka. Ongera ucira. Yes. Urakoze cyane. Witwa Twagira Yezu? Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Madudu. Mwa umuntu uko yashigera umugore akaboneka abo umugore wamuroza akaboneka umugore akaboneka ahangaha akaba umukobwa akaboneka rwose tukamubona ahangaha akananirana katitaba kano kanya ajya witwa nde? Ntakirutimana Madudu. niba wagusobanije gutya humura ntabwo urababara. Kuvugiriza asubira muhamagara. Bari guhamagara imbaraga
ngo turebe ko hari uburwayi bwo mu nda yaba arwaye, ariko uyu muntu bamuroza uruhu rw'urutoryi, bamuroza uruhu rw'urutoryi, urabona ko yashwidutse wese agashira, n'amaguru niko ameze. ndakwica niba utagaruka utaje ahangaha. Twenda kukwica uramutse utitabye ahangaha rwose. None urinde we horo uyu muntu. Itonde vuga neza tuzi. Uri Madarina nde Mukaberwa. Aha, uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje ukore vuba. Aho dusanga ni aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje, kano kanya ugahita unyitaba rurahakugeza. Urahagera wagera ku irembo nk'umushitsi. Turakwakira pe. Urahagurutse n'ibirozi byawe ntabyo urazana, ariko uraje, ariko uremera ko umurozi ngo waramurozi. Ngwino rero kano kanya tukubona ahangaha, niko n'ibirenge se yabaye nkada. Ubusura kandagira nuko ninagira yadatawe ihoye. Nakubazaga ngo nta gihonde kigira mu mutwe, ukumva urazengereye. Ukumva urazengereye. Nakubajije ko nta maguru afite, hari nkaba ndeba asimbagurika mu bihe bya nijoro, abigeza ate muzifatamo mute? Ntayo afite, ariko imbaraga zimukoresha natwe ntabwo tuzizi. Tubona nyine asimbutse cyane, asakuza akanuye amaso cyane. Reka tubirebe. Yandi mugasawi yandi ndebarengi yandi sebasazi yandi mugasawi aho komoka hose akanyitaba kano kanya akaba ari mu nzira akabanguka agasanga haryohe twande ntakirutimana ahangaha akanyitaba rwose akaza akavuga uburyo yabigenzi. Humura yaje ari mu nzira rwose, twamuhereje imodoka yo kumuzana mu kirere akaza akagera ahangaha, urumva? None se mu gitondo nta se rero uhura nayo? Ariko kazuba. Kano kanya rero ndi kumwumva yanutse rwose. Yambi ryangu yaje reko mukecuru ujute icara apfukama aho ngaho, epfukama aho ntuyegere. Ibirozi ufite byarakumugaje bikuvamo bijya mu bandi. Nanjye menya nari nkayahari ariko uriya naramurenganyije Nyagasani ariko ndasaba imbabazi. Biretse ubundi ko nawe ugenda ucumbagirwa ugahinyarika abantu kuriya. Mukecuru urapfuye rero. Urapfuye rero ubu ngubu. Urapfuye tubonye ameze nk'umuntu wasase tutazi icyo tubaye, turamukurikira wenda tugira ngo yahungabanye, ni gutya tuje.
Mbese uko bari bumukurikiye murebe yagiye. Reba n'umukecuru ubonye umukecuru ameze nk'uwasaze ntiwajya. Aba mubajya kona nyuze hejuru y'ibiti n'insina. Yaraciye ahubwo yaranavunitse yaracitse. Uwo rero ntabwo urapfa mukecuru. Ariko twemerere nimba ari we wamuroze nimba atari wowe. Ni ngewe wamunyamukiye ariko ndasaba imbabazi. Kandi ubu yari nyogokuru wanyu cyangwa ari shangazi. Ubwo mbere ni ba shangazi. Koko warabikoze koko. Yewe niba ari shitani yanshutse nanjye ntabwo mbizi. Mutemba ariko ntabyo ntigira. Ufite inka? Oya nanjye. None ko ndaguca inka kugira ngo ube wasubira iwawe nubo ntayo ufite kutarasubirayo. Nangira rero. Amwisha se nani? Watwe nabo twica abantu ariko twamugirira nabi kurusha uriya. Akamererwa nabi kurusha uriya rwose. Niko yemwe ba. Amuje mumwiruka inyuma muramugura. Nyine muramugura. Muramugura nyine. Rikubita hasi se muramuterura. Ubaraguye rero. Murabigenza mu. Nta mutungo agira se. None tuburonze ubuguriki. Ese wari kugira injangwa kwigurwa inzoka kwigurwa imbwa kwigurwa uburozi ubuguriki komva nta mafaranga. Nta mafaranga ngira ariko nanjye ndetse ubwo wenda mvuge. Wabihawe na nyoko na isoko runini. Ubwo naba nabusigiye wenda na nyoko na mama. Ese wari kugira ku cyumwica. Imwica cyari kugira. Ntacyo nari kugeraho nabyo byari kumbabaza nyine. Kugeza ubu ngubu rero bagiye gukira akaba ari ugiye kumugara kumurusha uzajya urebana nawe ute? Oya mungirire imbabazi nta kumugana nanjye nubwo mfite se bukeya. Nanjye nabuze mbuganisha. Ujya gusenga se? Urasenga koko? Urabona ko umuntu yirwa yica injangwa akanika inzoka ibiremwa by'Imana akabirogesha abantu ariko urabona ko abavuzi natwe turiho. Ubonye kuntu uje abonye imisozi ukiraguye uransaba imbabazi. Dusabe nuri abahinaritse kuri wabonye ko igira imbere ubusaba imbabazi. Wabonye ko atagiye kurambura akaguru. Urabona ko utamukoraho. Utamukoraho rwose. Aba bagabo urababona bantigize imbaraga. N'abarozi bandi waba utekereza ufite kubabwira ngo imbaraga z'Imana zirahari n'abakozi bayo byanze bikunze ibyo muzakora byose ntabwo byabaho. Uyu muntu ni ararenganye. Ariko se urabikoze niki? Imbaraga ukoresha hose. Izi mbaraga nkoresha ni iz'ababyeyi bakamere bakameza miryango. None abantu bari hanze ubafasha gute? Abantu bari hanze bari kure yanjye iyo baramutse babonye numero yanjye nkugize amahirwe akayibona akohereza umurwayi ku hahandi bavuga ku matelefoni manini nkamubona bakambwira ngo urwaye n'uyu muvurira ahangaha nk'uko bireba uyu mukecuru muzanye no kohereza umuti niko. Muri za Amerika abantu bahora bavura. Wenda bavura rwose bagakira. Nabonye ifoto ye. Yego. Turashoje ariko rero uyu murwayi bagiye gukira. Uyu nguyu ahubwo ubu ngubu nimumara nk'iminota nka 30 yari yaje n'imbago ariko arazamuka ari ntayo. Nta mbago orongera kuzamukana rwose kubera ko uyu mukecuru iyo ntamubona uyu ntabwo arazakira. Ariko kuva abonetse ubwo ndabona n'abakobwa baje birukanka ngo yasaze nibo turavugana bampigure bampa amafaranga. Ibyo kumbwira ngo nta mafaranga bafite ntabwo biri mu mukecuru ntabwo asubira. Dusoza bano bamasayi bari wazanye bo bakoze ikingo. Abamasayi ikintu bantiza rero ni ijambo ryitwa kwihuta. Kwihuta. Ngira imiti ivura nkareba na kure ariko imbaraga zishika ikibi ngo kiza kinyegere vuba ni bano. Asante sana kwa kusaidia. Abantu bansayidira bafite imbaraga bakamfasha rwose. Asante sana kwa kusaidia. Asante. Hakuna shida. Tuko hapa kwa kuwa tunataka tumuone huyu jamaa na matatizo gani. Alafu ile manani ile majina lake ambayo ameandika. Amazina yeye walimo yandika.
alafu nikaweka dawa, ikawaka moto, ikaonekana mwanamke ameloga. Naonekana kama ni ule mwanamke tu ambao ndio amemloga. Ndio maana imeonyesha kuandika jina lake na matatizo yake na ule mwanamke, ndio maana imewaka kama moto, lakini sio moto. Na garu muri. Yaani hakuna sio moto. Sio moto, ile ni dawa tu, lakini imetoka kwa sababu amelogwa. Tumeonyesha kwamba ule mwanamke ndio amemlega. Asante sana. Turasoje. Asante. Mwakoze cyane. Yego. Mukoga wakoze cyane kandi ukomeze kwihangana. Umurwayi nawe ukomeze kwihangana. Zaro birangiye avuye umuntu anatubona n'umukecuru araje. Zirambara gukoresha ziba zivayo ubundi mbere na mbere. Zirambaraga ziva mu bakorambere. Kuko ubuvuzi ntabwo ari twe tubwiha. Kandi ubuvuzi mfite ntabwo ari ubuvuzi bw'ubuhangahangano n'ubwa kamere. N'ubwa kamere n'ubw'indorwa. Wahoze ugirira umuntu nabi cyangwa wakwiba n'itungo rigahita rigaruka. Na n'uyu munsi uramutse wibye ikintu wibeshye ngo urakibye, uwo kibye akabanzi ntabwo kirara nzira gihita kigaruka. No kuvuga rongo ababyeyi bacu babakurambere by'ubujura ntibari babizi by'uburuzi. Iyo yumvishe ikintu cy'icyaha arababara. Nk'uyu bahinaritse gutya arababara. Noneho rero bikaba byaba ngombwa ko amfasha kuba yandebera uwo murozi, kuko ngewe amaso yanjye ni nkayawe ni nkayuyu, ariko we nukuvuga ngo nimba mutumye ntinyaboneka ndababaye nkapfugama nkatakamba. Afite aho angerera ngewe ntabasha kwigerera. Umaze igihe kingana cy'ubikora rero? Umwaka ni wa 21. Uvura? Mvura gakondo. Mvura gakondo. Indwara ukunda guhura nazo ni izihe? Ubu ni indwara twahuraga nazo zakundaga kubara ari nk'aya marozi. Tukongera tugahura n'indwara z'amadayimoni nk'abantu bateza abandi za nyabingi n'ibindi. Ibyo rero tukabihanaguraho tukabatuma gusenga, ariko nyine ya nyabingi nayirukanye. Mfite uburyo. Noneho iby'abarozi nabo hari abagiye basara bakiruka ku misozi, hari abagiye bambara ubusa bakagira bate, n'uwari ubufite akabuta. Ubu ngubu nta barozi benshi bagikunze kuboneka, ariko nahabonetse tumutahuye ngira ngo hari nkuri umusozi atuyeho. N'uwari ubufite atari yaroga ari bubuti. Urabahabije rwose. Uvurize indwara nizihe? Nawe uri muri bande bavuga ngo tuvura ngo indwara zose. Oya ntago wavura zose. Ntago wavura zose nk'Imana. Ariko uretse ko ntazirondoro ko ndi mu ndwara nka 200. Uvura? Mvura. Burya kuvura kwa mbere nuko wamenya kuvura impinja na ba nyina. Iyo uzi kuvura impinja na ba nyina, hari nk'ibi by'ibyinyo bavuga ngo barabikuza, kujya kubikuza ntabwo ari byo. Umuti ubivura ukuntu, hari nk'ibintu bita impima n'insogo n'ibindi n'amahumane. Noneho nibi birozi by'ibitegano nk'abantu mbere bakomokaga iriya zamwurire, nko ku munsi nakiraga nk'abantu nk'icumi bamwurire, mbese uganiyo za Kibungo batumbye amaguru batagikandagira. Ariko bose twarabavuye, abandi bakajya bagenda bahura n'ibibazo nk'uku nguku, ukamubabarira ariko yamaze kwemera ko yari umuruzi kandi ko atazongera no kuba umuruzi. Okay, aho birasobanutse ariko. Rwose. None se abantu bari hanze tugera tugana no ku musozo, hari umuntu udukurikiranye ibere za Canada, za Amerika, za Australia, akabona nyine ukoze ibintu bidasanzwe, akavuga ati sura muganga namugeraho ne. Nk'ubu hari abantu ese hari abantu bo hanze ujya uvura? Hari abantu bakunze kuba bari hari azabonagana ubu babuze uko bangeraho. Bafite nomero zanjye bakunda kuza kunyivuza aho hanze se ujya uvura? Hari abantu bo hanze ujya uvura? Njya mbavura bo muri Kongo, Bunagana, hano unyuze kuri Petite Barriere. Aha ni hafi hano w'imbeshe. Hano ni hanze. Ariko baba bavuye hanze. Azabonagana tuvuga abantu umuntu uri muri Amerika. Niba nawe uravura uri muri atubeshye. Oya abantu bo muri Amerika ndabavura. Hari umuntu wo muri Amerika wavuye? Ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri. Hariho n'abagwarirayo ziriya ndwara z'inzibyi. Ziriya ndwara z'inzibyi muri Amerika ntibayivura uko bakora kose.
ariko ni ukuvuga ngo imiti yanjye nyoherezayo hariho n'ikindi gihugu cya Canada. Muri Canada hari abanyarwanda bariyo bagenda bareba abantu babo b'abazungu bakavuga bati nyamara ibi bintu urwaye hari umuntu w'iwacu ushobora kuba yabivura. Noneho amafaranga bayanyoherereza hariya hitwa kuri PPCDI. ukayafata niho njya kuyafatira imiti yo bakambwira uburyo nyitwaramo ikagenda ikabageraho rwose bagakira. wakoze cyane rero uwo mukobwa muhere mikoro gaciya tumubaze nawe dusoza ntago turi butinde. Umukobwa uyu musaza wawe yaramaze iminsi arwaye waramuvuje byaranze abo baganga babonye ute wowe? ndumva byandenze ndumva byandenze kuba tubonye n'uriya mukecuru. wari usanzwe umuzi se? Oya ntabwo nari impuzi ariko Imana ishimwe ndishimye ariko none ntabwo nyine sinzi ukuntu nabivuga. uriya mukecuru wari usanzwe umuzi uriya mukecuru? nari muzi namubonaga ni umuturanyi tunamwisanzuraho ntabwo nari nzi ko ari we wakora ibi no mu bantu badufashaga yari arimo. yajyaga gufasha se nk'ibiki? ahubwo umenya yabyongeraga. ihangane ariko ubu hari icyizere cy'uko umusaza wawe bukire ukurikije uko icyizere ndagifite kandi burya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. kuba tumubonye icyizere ndagifite ko ari bukire neza batwe twaragiyemo bose ko batari baramutweretse. ese umukecuru uvuga uti yareye mu wadufashaga ahubwo ukongera ko ahubwo yazaga nuko nabonaga nkabona nyine azanye nk'icyo kiro cy'ibishyimbo ariko ntabwo nari nzi ko ari we watinyuka gukora ibintu nk'ibi nk'umuntu w'umuturanyi. nk'umuntu w'umuturanyi uyu muntu ari mu bafasha utekereza ko yabazizaga iki? umuntu wabafashaga ukaba ari we usanze ari umurozi utekerezaga ko yabazizaga iki? wenda nk'icyo yamuzizaga yiganye n'umwana we akunda kumurusha ubwenge ndumva aricyo kintu yamuhoraga. mukomeze kwihangana turasoje wakoze cyane.